urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Murakaza neza mu kiganiro cyacu dukunda cy'urusobe rw'ibiriho. Urusobe rw'ibiriho ni ijambo ry'Imana ryandikwa n'umushumba Chris, rikaba risohoka buri kwezi ariko rikubiyemo inyigisho ya buri munsi. Uyu munsi umushumba aratwigisha atubwira ngo urufunguzo ni ugutoza umwuka wa muntu. Turasoma Timoteyo wa mbere ibice 4 umurongo wa 8, haravuga ati kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, naho kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Imana ishimwe. Hari ibintu bibaho bizwi nka ndabona narabibonye, icyumviro cyangwa imyumvire ko ikintu umuntu ari kubona yagiciyemo cyangwa yakibonye mbere. Ibyo bishobora kuba byarakubayeho igihe kimwe cyangwa ikindi. Icyo bishimangira ni uko umuntu ari umwuka. Iyo ikintu kibaye ukumva muri wowe bisa naho wigeze kukibona cyangwa kubicamo, ni uko umwuka wawe uba koko warabibayemo nubwo udashobora kuvuga igihe byabaye. Bishobora kuba byarabaye uri mu mwuka, mu iyerekwa cyangwa se ikintu cyoroshye nk'inzozi. Benshi bashatse kubigenzura bibaza niba ibintu nk'ibyo byaba ari ukuri. Nibyo, umwuka wa muntu ugira ibikorwa byawo, kandi bishobora kuba uri maso cyangwa usinziriye, ubizi cyangwa utabizi, cyangwa utanabyiyumvamo. Ni gute wabyungukiramo? Ni ukujya utoza ndetse ukigisha umwuka wawe biciye mu kwiga no gutekereza byimbitse ku ijambo no kurishyira mu bikorwa. Kwitabira itorero, kwiga ijambo ry'Imana mu itsinda ryawe no mu matsinda yo gusabana n'Imana, kwitabira ibikorwa mu rusengero no kwiga urusobe rw'ibiriho, byose bifasha mu gutoza umwuka wawe. Ariko ushobora kwihutisha icyo gikorwa ufata intego yo kwiga ijambo ry'Imana no kurishyira mu bikorwa. Muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 22 na 25 baravuga ati ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka, ariko uwitegereza mu mategeko atunganye rwose, atera umudendezo, agakomeza kugira umwete wayo, atari uwumva gusa akibagirwa, ahubwo ari uyumvira, niwe uzahabwa umugisha mu byo akora. Uko ushyira ijambo ry'Imana mu bikorwa, uba utoza umwuka wawe. Gusobanukirwa kwawe kuracyara, maze ukarushaho kwerekeza umutima ku bintu byo mu mwuka. Imana ishimwe. Reka dufatanyirize hamwe kwatura iri sengesho. Ndasenga nawe uvuga uti umwuka wanjye ukangukiye ukuri kw'ibyo mu mwuka, kuko umurikiwe n'ijambo ry'Imana. Ndakura mu bwenge kandi ngendera mu myumvire ikomeye yo mu mwuka. Nanze gushirirwaho umupaka n'imitekerereze ya muntu, kuko mfite gutekereza kwa Kristo. Urakoze Data wo mu ijuru kubw'umucyo w'ijambo ryawe mu buzima bwanjye, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Mu gucengerera ijambo umunsi turasoma Abakorinto ba mbere ibice 2 umurongo wa 12 kugeza kuri 14, Yosuwa igice cya 1 umurongo wa 8, na Yakobo igice cya 1 umurongo wa 22 kugeza kuri 25. Niba unkurikiye ukaba utarakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ndagukangurira kubikora binyuze muri iri sengesho rigiye gukurikiraho. Murakoze, mukomeze kugubwa neza, nawe utaha. Oh, haleluya. Ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka
utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti: umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye busha muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ubu ubaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo 07 9 4 000 91. Imana ibaho umugisha, naho ubutaha. Rhapsody